ubutumwa bwiza bwa Luka igice cya mbere umurongo wa 76 na 77. Nabanza kuganira twifashe Bibiliya y'Ukuri ubwanditswe na Luka igice cya mbere umurongo wa 66 aravuga ngo kandi nawe mwana uzitwa umuhanuzi w'isumba byose kuko uzabanziriza umwami ngo atunganye inzira ze no kumenyesha abantu be iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo. Murakoze cyane. Witwa Zakariya yari arimo ahanura ku byerekeranye na Yohana, none aravuga ngo nawe mwana, ayo Yohana avuga ngo uzamuhanuzi w'isumba byose, ariko icyo nashakaga ngo no kuzamenyesha abantu iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha. Icyo nshaka kuvuga ni ukuvuga ngo agakiza ni iki? Hariya babisobanuye ngo ni ukubabarirwa ibyaha. Ni ibintu bitatu gusa mvuga sindiye kuri agakiza. Mbere na mbere ni ukubanza kumenya ese ko bavuze agakiza ni ukumbera mu yindi warabaho ni ugukizwa. Gukizwa bivuga gukizwa n'undi, atari kwikiza no gukizwa n'ibintu bitandukanye. Ni ugukizwa n'undi, ni ugutabarwa n'undi, ni ukurengerwa n'undi, ariko wari ugiye gupfa akaza akagutabara akakurengera. Noneho hariya agakiza cyangwa gukizwa ubwo ni ukuvuga ko ari ugutabarwa n'undi. Nabyo ni ibintu bitatu gusa mvugaho ndatinze kugira ngo twihutishe igihe. Icya mbere mvuga ni mbonye umusaza uri gusinzira. None se nusinzira ntiwumve gukizwa y'igiki? Ntuzi ko wazajya mu muriro? Kuba turi kuvuga ibi ahangaha ntabwo turi gutigiye, ntabwo turi gutakuriza, ahubwo turi kwivugira kugira ngo ahari nawe umenye uburyo wajya mu ijuru, umenye ko burya bishoboka kujya mu ijuru. Kuko abantu baravuga ati ijuru kuri jambo ntabwo byoroshye, nyamara Imana yagennye inzira, yagennye uburyo burya nawe wajya mu ijuru bikemera. Birashoboka kujya mu ijuru utega amatwi. Navuze ngo kwiki ni kuvuga cyo gukizwa ni ibintu bitatu mvuga. Icya mbere baza kuvuga ese icyo ngicyo ugomba gukizwa ni igiki? Ni igiki umuntu akizwa? Icya kabiri ni uburyo uri kugikira, uburyo bakigukiza. Icya gatatu iyo umaze kugikizwa ubande turajyane gutyo. Ni ibintu bitatu ngo icyo Bibiliya ivuga tugomba gukizwa, kuko duhura n'abantu benshi hano hanze bakavuga ati ugomba gukizwa, ugomba gukizwa. Ariko uramutse ubaye tese ni igiki ushaka ko ngizwa, yakubwira ngo uve ku nzoga, uve no ku itabi, ubundi uzajya usenga, uzabukijijwe. Sibyo? Kuko kuva ku nzoga no kuva ku itabi biramutse ariko gukizwa, hari abantu batigeze barimo kuva bavuka. N'itabi hari abatigeze barimo kuva bavuka, ubwo bazatanga abantu bose kujya mu ijuru. Ntabwo gukizwa ari ugukizwa inzoga n'itabi, ariko simvuze ko umuntu akizwa akaba umusinzi. Oya, muraza kunyumva neza, biraza gusobanura icyo umuntu akizwa ni iki. Byumvikana ko umuntu arwaye, hari icyo abarwaye bakeneye gukira. Icyo dukizwa ni iki? Bibiliya ivuga ko twabaye abanyabyaha ariko ngo bikomotse ku muntu umwe. Bivuga ko burya wabaye umunyabyaha ngo bikomotse ku cyaha Adamu yakoze. Mugaturika bakisobanura neza bavuga ko ari icyaha cy'inkomoko, kandi nito gito. Biravuga ngo ubundi Adamu umuntu wa mbere amaze gukora icyaha, twahise twandurira twese muri we, kubera ko reka mvuge ngo yari adufite muri we. Bigushaka ngo twari turi muri Adamu igihe yakoraga icyaha, kubera ko ari sogokuruza, kubera ko ari twese dukomokaho, twari tumurimo. None akoze icyaha tuba twanduriye muri we. Niyo mpamvu ubuzima bwo gukora ibyaha ni ikintu wavukanye. Tujyane neza. Kuba ukora ibyaha ntiwirenganye, kuba ukora ibyaha ntugire ngo ni ukuri mubi kurusha abandi, ahubwo uri umunyabyaha kubera ko wavutse ku munyabyaha. Niyo mpamvu iyo mu rusengero mu kiliziya iyo bari kukubwira ngo reka ibyaha barabikubwira koko, ariko nyamara wagerageza kubireka ukabona byakunaniye. Muri kunyumva neza? Burya impamvu bikunanira ntabwo ari uko wananiranye, ahubwo abantu bose niko bameze, na wa wundi ubikubwira nawe byaramunaniye.
iyi munyamwibona se mwebwe iyi ni ukubera ivuka ahantu uvuka hakugize umunyabyaha utabigizemo uruhare. Niyo mpamvu kubera ko utabigizemo uruhare baba bakurenganije iyo bakubwiye ngo niwikize ibyaha. Iyo bakubwiye ngo reka ibyaha, ntabwo umuntu yikiza ibyaha, ntabwo umuntu yareka ibyaha. Nyamara bajya bakubwira ngo komeza ugerageze, ngo komeza urwanye, nawe ukavuga ati ndagerageza ndagira. Nta muntu urambwira ngo narabiretse ikibazo cyarangiye. Buri wese tuvuye yarambwira ngo ndi kugerageza, undi ngo ndi kugerageza. Ese uzagerageza ugeze ryari? None se ko wapfa nonaha ko Yesu yazaza nazaba ukiri kugerageza kuzasigara? Birasaba ngo ndi kukumenyesha ngo si wowe wigize utyo, kuba ukora ibyaha ni ubuzima bukuremeyemo udashobora guhindura wowe. Niyo mpamvu bakubwira ati noneho reka nguhe penetensiya urabibabariwe ubundi ugende ntuzongere gukora ibyaha. Ukagenda wagera hanze ukagera bavuye kukwigisha kubikora, ukajya wabikora ahubwo neza. Undi akaza ati ko wabikoze ngwino upfukame hano nkurambikeho ibiganza birakuvaho. None se ko n'abafite ibindi ubwo turabigukuraho ati muri kunywa? Ntabwo umuntu wanduye yahanagura undi, ntabwo umunyabyaha yakiza undi ibyaha. Kugupfukamisha no kukurambikaho ibiganza ntibishobora kugukuraho ibyaha. Hari umutima yagennye ukura abantu w'ibyaha atari ibiganza by'abantu. Ntabwo ibiganza by'abantu bikura umuntu w'ibyaha. None se ikimenyimenyi bitashingiye no kubyo mvuga, reba nawe kumeze, reba inshuro wapfukamye, ujya ubona se udapfukama nyine, ujya ubona se byarabigukijije. Ntiwagombye kumenya ngo ibintu si byose. Undi ati mba nuhamagara inshuti yawe ukayongorwa ugati mbona nagize gutya nakoze ibi nabyo biraza gukira. Mwarabikoreranye mujya mubona byarakize. Ujya ubona se mudakomeza kubikora. Buri uko mugiye gusenga nimubanza mugakora ibyo byumvikana ko ibyago kibifite nyine. Ni gushaka kukubwira ngo uri umunyabyaha bidatewe n'uko wabikoze, ahubwo uri umunyabyaha bitewe n'uko ukomoka ku munyabyaha ari Adamu. Kubera kuvuka ku munyabyaha ni ubuzima bw'ibyaha wavukanye, icyo ni ikintu utabasha gukosora. Nushaka irekero uri kugerageza ntabwo uzashobora, byakabwe n'Imana. Imana yaravuze mu Waroma igice cya 8 umurongo wa 8, yaravuze ngo kamere y'umuntu ntishobora kumvira Imana, ntishobora no kumvira amategeko y'Imana. Kuvuga ko Imana yabihakageze. Imana ivuga ko uri umunyabyaha, kuko umunyabyaha kwawe gushingira kuri iryo vuka. Noneho wabikora ukaba ugaragaje neza uriwe. Uti ndi umunyabyaha ikimenyimenyi, dore nyine ni kubikora. Abandi bati ndiwe kuri ubu n'igihe nzapfira, kandi nibyo nyine. Umunyabyaha ni uko umuntu ameze, uwakoze byinshi n'uwakoze bike bose barangana. Imana yo ivuze ngo umunyabyaha ishingira ku ivuko ryawe, ntishingira ku byo wakoze, ahubwo ibyo wakoze bihamya neza uriwe. Ubwo birumvikana ko icyo udashobora kugihindura, ushobora no kugikosora, nawe ubyibonaho, nawe ubyiyiziho. Niyo mpamvu iteka ryose uhora wumva uzajya mu muriro, ugasenga n'ubundi ukumva uzajya mu muriro. Bakavuga ati jya muri korali ukajyamo ukumva n'ubundi uzajya mu muriro. Bakakubwira ati dusengera mu mazi n'Imana izakumva neza ibigukiza, ukajyayo ukavayo n'ubundi ukagira ngo uvuye kubivomayo. Kubera iki ni ikintu kikuremeyemo udashobora guhindura. Icyo bivuga ko tumaze kucyumvikanaho neza. Ubunyabyaha bwawe n'ubwo burya niba waba utabikoze, Imana iravuga ngo uriwe. Burya Yesu yaravuze ngo usitaye ku itegeko rimwe aba yishe amategeko yose. Burya iyo ukoze icyaha kimwe ukareba kari umuntu, Imana iravuga ngo waye umwicanyi, uranasambanye, uranarwanye, uranibye, byose urabikoze. Byumvikana ngo imbere yayo ubwo ntushobora kuyitunganira ngo zeme, nta kundi wabigeze. Reka mvuge icya kabiri. Icyo icya mbere navuze ngo icyo umuntu akizwa ni iki? Icyo ugomba gukizwa ni icyo ngicyo nyine. Ni ubwo bunyabyaha bwawe kutagushingiyeho, ahubwo bushingiye kuri kavukire yawe. None bikira bite? Ukizwa noneho gute? Icyo kintu gikira gute? Kandi icyo kikubamo gihora gituma wumva uzarimbuka. Niyo mpamvu gukizwa ni ugukira kurimbuka, none ugakira kuzajya mu muriro. Ukamenya ngo noneho sinzaba ngiye mu muriro. Ni gute rero umuntu akizwa? Icyo akizwa cyo mwacyumvise nicyo nyine.